Yes, turi live hano mu Nzove nahakomeje kugenda habera imyitozo ikomeye cyane y'ikipe ya Rayon Sport. Kuri uyu munsi haje undi mukinnyi mushya, uwo nguwo muri kubona winjira, uwo muri kubona ni umukinnyi mushya uje mu modoka ari kumwe n'uwitwa Matici ndetse na Claude Muhawe n'Imana. Uwo musore rero ntabwo turamenya ibye, agiye gutangira imyitozo ya mbere muri ekipe ya Rayon Sport. Ni umusore tubona agaragara ko nkaho ari umwana muto, ni umusore ubona ko ariko afite agataye ko kuba yakina umupira. Gusa twagerageje gushaka gukora inkuru ku bijyanye n'uyu musore no kuba twamenya amazina ye. Ebana babagabo baratubwira bati mucire birarura, nuza kuba yakwegura igikoresho ashaka gufata amavideo ntibyemewe. Dukoresha ubutasi bukomeye cyane kugira ngo twibe aka video tuze kubona iyi sura, ariko murabona ko kugira ngo tubone mu maso byatugoye. Uwo rero nundi mukinnyi mushya ukandagiye muri ekipe ya Rayon Sport. Uko byagenze rero ntabwo twigeze tubona neza cyane abakinnyi baza, kuko gahunda Rayon Sport iri gukora muri iyi minsi y'imyitozo iteye ubwoba. Mbere yuko nkomeza reka mbanze nkubwire niba uri umureyo w'ukuri, icyo usabwa ni uguhita ukora subscribe hano kuri The Public Sport. Kora subscribe hano kuri The Public Sport, ukande share, ukande like, unagerageze uhereze bagenzi bawe rwose, inshuti zawe, ubasangize aya makuru ya Murera tuba tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Ikipe ya Murera rero uburyo irimo iragenda ikoramo imyitozo ubu ngubu guhera uyu munsi, batangiye uburyo bushya bukomeye cyane bwo gukora imyitozo kuvaho umutozo wa fitness coach Ayabonga Rebitsa agereye hano mu Rwanda. Batangiye indi gahunda nshya y'imyitozo. Ayabonga Rebitsa yarebye uburyo abakinnyi bari kugenda bakina, arebye uburyo bari kugenda bitwara mu kibuga, areba ingufu bafite z'umubiri, areba ibyo babura, abona abakinnyi benshi bari hasi cyane kuri fitness, ntago birekura ngo bagende, hari icyo bakibura. Uwitwa Ayabonga Rebitsa rero mu buhanga bwe bwo gutoza ibijyanye na fitness, yaje kuba avuga ati ngiye gutangira gutoza uburyo bukomeye cyane bwo kongerera abakinnyi imbaraga. Niyo mpamvu rero ikipe ya Rayon Sport iri kubyuka mu gitondo cya kare ikazindukira muri gym. Iri kubyuka mu gitondo cya kare ikazindukira muri gym, ikagenda igakora gym ikayikora mpaka kugera saa 5. Yamara kugeza saa 5 z'amanywa igahita yatsa bisi yayo ikerekeza ku kibuga cy'imyitozo mu Nzove, bakaza bakaparika. Niyo mpamvu mwabonye tutaberetse abakinnyi baza, twasanze bamaze kwagera kare cyane. Uriya Idrissa Kuyate mwabonye nuko namufashe yarasohotse hari ikintu aje gutwara mu modoka. Ubwo rero niko imyitozo imeze. Ku isaha rero y'isa 9 zuzuye nibwo umwitozo uraza kuba utangira hano mu kibuga cy'imyitozo. Ikipe itangira kugenda ikina, murimo murabibona ko barimo barakina neza cyane, ariko tubabwire ko gahunda ihari ari yo gukora imyitozo, ariko babanje gukora iya gym. Ubu ngubu ibiryanye n'ibyo kurya, kuruhuka kanya gato, byose biri kubera hano mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo. Kubijyanye rero n'ubundi busesenguzi bwimbitse ndaje mbagire kure, kuko ndi kumwe n'undi munyamakuru, ariko amakuru nabaha yihutirwa bareba mwese mukeneye kumenya nayo umukinnyi Bigirimana Abedi kugera kuri uyu munsi ntabwo arasinya muri ekipe ya Rayon Sport, ariko ibiganiro byo byageze ku musozo bitewe nuko uyu Bigirimana Abedi yagiye azamura ibiciro by'amafaranga uko bwije nuko bukeye. Bahereye kuri miliyoni 20 yongeza ebyiri barazemera, ubu ngubu bageze kuri 25. Uwitwa Tadeo rero yamaze kuba avuga ati izo 25 ndazikubita ku meza wa Abedi nkubone mu myitozo. Ariko andi makuru ahari dukura imbere mindani mu butasi bukomeye cyane tuba twakoze nk'abanyamakuru ba The Public Sport, navuga ko uyu musore Bigirimana Abedi hari umwe mu bantu bo muri Rayon Sport ukomeye cyane wamwinjiriye, akaba ari ugenda mugira inama yo kugenda pandisha amafaranga. Bituma rero uwitwa Tadeo arakara, kuko ari yashatse no kubivamo avuga ati ngewe uyu mukinnyi ntabwo ndimo ndamenya ngo ni gatiki, umukinnyi ugenda upandisha amafaranga wagira ngo ntagaze ibintu arimo. Ariko biza kurangira uwitwa Tadeo nawe bamunosheye ibanga, baramubwira bati kanaka ntago tumeshoninga izina kuko twaba tugiye guteza ikindi kintu kiremereye. Ariko Tadeo bahise bamunosheraho baramubwira bati dore kanaka
niwe uri kugenda yinjira mu gutwi k'umukinnyi akamupandisha uko bwije n'uko bukeye, murashiduka yanagiye kuko bari bamaze gupanga igihuha kimwerekeza muri Kiyovu Sport, kandi ibyo ntibibaho, ntibishoboka. Bigirimana Bedi ntashobora kujya muri ekipe ya Kiyovu Sport, ntibibaho. Ubwo rero Twagirayezu Tade yahise amubwira ati Bigirimana Bedi, miliyoni 15 ngizi ku meza, nkaguha sheke ya miliyoni 10 zisigaye nkazigwa Rayon Day ivuyemo tubonye amafaranga, ubundi ugatangira imyitozo muri ekipe ya Rayon Sport. Uwitwa Bigirimana Bedi aravuga ati rwose perezida, ntabwo nshaka kumpa igice, amafaranga kubita ku meza ibintu bive mu nzira, hanyuma ntangira imyitozo meze neza. Ubu rero Twagirayezu Tade akaba yicaye arimo agenda nawe ashakisha uburyo agiye kubona amafaranga, ariko amakuru dukura indani aravuga ko witwa Bigirimana Bedi ku munsi w'ejo arabatangiye imyitozo 100%. Ubwo rero ndi kumwe n'undi munyamakuru hano akaba agiye kudufasha mu busesenguzi bwimbitse bw'ekipe ya Rayon Sport. Bwana munyamakuru, ikipe ya Rayon Sport yageze mu Nzove, yahageze kare, ubu ngubu bari kuruhuka gatoya, bamaze kuruhuka gatoya batangiye imyitozo. Twabonye uriya musore witwa Ndongi Miguel arimo aratambaza umupira. Bigirimana Bedi nawe ku munsi w'ejo ashobora kuza, ariko ngo n'ikipe ya APR niyo nshaka ko dukomozaho cyane, ngo ejo iyanganije n'ikipe ya Gorilla Football Club. Ni mu gihe twari twabonye ko ngo yari yakubise ibitego bigera muri 4 ikipe ya Gasogi United. Ese performance wabonye ikipe ya APR ku munsi w'ejo hari aruguru kuri stade ya za Shorongi yari imeze ite? Ni iyihe shusho wadu? Mbere ya byose reka mbanze nsuzi abakunzi ba The Public Sport, nizere ko mwamaze gukanda subscribe, namwe mutarabikora nicyo gihe nako kanya. Nuko ngo equipe ya APR ku munsi w'ejo yari yakizemo abakinnyi bakomeye kugira ngo ize kwigaragaza cyangwa se nyine babandi 11 wawo uvuga ngo ni 11, kubera ko sinzi nimba ufite umwanya kugira ngo mbagusubiramo ababanjemo cyangwa se dukomeze dukubite tubangura, ariko ni yari ya equipe n'ubundi uvuga ngo nizaje banzamo ukuyemo Dawuda ni utari urimo, ariko abandi wabonaga yuko ari babandi 11 bagororotse. Ubwo ugiye kutubwira byibura nk'ubusatirizi bwayo kugira ngo twumve uburemere bw'uburyo bwo gushaka ibitego yari yakereye, ubusatirizi bw'ikipe ya APR bwari buyobowe n'abandi. Uvuga ngo APR William yari ahari ameze neza cyane, ndetse n'uwitwa Mamadusi, tutibagiwe na Jibril Watara. Ngayibaza iyo attaque umwe, uvuga ngo William rero uruhande rumwe, Watara urundi, Mamadusi ari kuri attaque. Urumva yari equipe yari attaque ikomeye cyane. Mamadusi wamanitwaye neza kuko yatsinze ibitego bibiri rwose byiza, ubona yuko bishimishije. Ariko mbere ya byose ngiye kuvuga kuri APR, Memer Zawo niwe muntu wanyemeje mu ikipe ya APR. Ngo mediane ya APR yari ihagaze gute? Nabahe bantu bari gukubita mediane bazibye urukuta rw'ikipe ya APR kugira ngo Gasogi itamena? Nukuvuga ngo uwitwa Pacifique ngira ngo uramuzi avuye mu ikipe ya Polisi, niwe wari umukaseri. Hanyuma ku 8 yari hakize witwa Ruboneka John Bosco, ku 10 hari Memer Zawo. Urumva iyo mediane ko yari ikomeye cyane rwose, yari mediane twavuga ko yari urukuta. Usibye Pacifique ariko ngiye nago mwemera kuko nemera Dawuda, niyo mpamvu nakubwiye ngo umukinnyi waburagamo ni Dawuda. Nubwo nawe yaje kujyamo kubera ko yaje kumusimbuza umutoza, yaje kumukiramo kugira ngo agire none kugira ngo umve n'uburyo APR yari yakaneye Gorilla naye iri hejuru. Aba bakinnyi bakomeye bose nabo yigeze akuramo, yarabaretse ahubwo wenda agakuramo nk'uwo Pacifique agashyiramo Dawuda kugira ngo ko ekipe yikomeza handi abona nyine hari imbaraga nkeya, niho yagendaga yongera akubaka, habona imbaraga nkeya kongera akahubaka. Ariko haba bandi tuvuga ngo nabasina ngo turabazi, ntago yigeze abakuramo kugira ngo ahindure ekipe nk'uko ku mukino wa mbere wa Gasogi wabonye. Hari ikintu abantu benshi bari kwibaza, ikintu abantu benshi bari kwibaza bati ese ikipe ya Gorilla ni gute ishobora kubona ibitego bibiri muri defense ya APR tuzi ko ikomeye? Abakinnyi bakomeye bakina muri defense ya APR ku munsi w'ejo ntago bari babanje mu kibuga. Nukuvuga ngo defense n'ubundi APR yakoresheje nizajya ikoresha, ariko kuba icyo APR ya Gorilla yarabonye ibitego bibiri muri APR ndabisobanura mu buryo bubiri. Icya mbere ni intege nkeya z'umuzamu Hakizimana Adolphe ari nawe wari wabanjemo. Icya kabiri ni ugukomera ku ikipe ya Gorilla. Muzayibona Gorilla ifite umwana witwa Frank, ngira ngo sinzi nimba umuzi, ikagira mo hagati umukinnyi witwa Musengo Tanseni, yafashe APR arakunja arazinga, nimba hari ikintu abareyo bazicuza. Ikipe Sport ni namuka idasinyishije witwa Bigirimana Bedi.
ishobora kuzarobirita cyane kuba yararekuye witwa Musengo Tansel, kuko ku munsi w'ejo noneho yarankumfirimye aranyemeza arambwira ati niwigeze unyibeshyaho ndi umukinnyi urenze. Ubwo rero nubwo buryo bubiri nabisobanuramo, Gorilla ni ekipe izatanga akazi, ni ekipe nziza ishobora ndetse kuzatsinda ikipe yari yo yose ikazaba yazinjiza ibitego. Ni na ekipe noneho ikindi cya kabiri ya APR yagize ikibazo cy'umuzamu, kuko nk'igitego cya kabiri witwa Musengo Tansel yateye kufra nziza cyane, umuzamu ahita awukubita uta muri kona, wongeye bateye kona umuzamu awugarurira umukinnyi Frank aho yari ahagaze ahita adepozamo igitego cya mbere. Ni Musengo Tansel cyo ntawe utagitsindwa kuko ni yakufra zimwe z'i Burayi, kandi yari nari kurutagira ngo ariko yamuteye kufra. Ndavuga ni mani ishobora byose uyu Musengo azica umuntu. Yego, gira icyo uvuga ku bakinnyi babiri, uriya mwataka uvuge no kuri Memeri Dawo uko wababonye. William ni umukinnyi ubona yuko ashobora kuzatanga akazi, ashobora kuzagira byinshi akora, ariko si wa mukinnyi. Ubwo rero ikipe ya Gorilla rwose ni ekipe nziza cyane, ifite hagati hakomeye cyane, none ikagira na atake iremereye cyane, irimo uyu Onesime, irimo uyu murumuna wa Dr Nsabi Moyize. Ni ekipe ikomeye rero izatanga akazi, ariko na APR ifite ikibazo cy'umuzamu, ni ikintu igomba kuzakoraho igashaka umuzamu. Banza usoze kuri abo bakinnyi babiri hanyuma William ndetse n'uwitwa Memeri Dawo ni abakinnyi. Memeri Dawo narabivuye buri kimwe cy'umukinnyi nka nimero 10 cyangwa se nimero 8 naremeye nashyizeho V. Hanyuma kuyu nguyu William aracyafite byinshi byo gukora, ni umukinnyi ni wa mukinnyi ushotera kure, ni wa mukinnyi ushobora nyine kuba yakwigaragaza, kuba yasaba baro ahagarara, ariko nawe ni wa mukinnyi mu gihe afite baro umudefanseri ari imbere ye ntabwo ashobora kumwera imina ngo amuhanagure noneho akomeze, ahubwo nyine ni wa mukinnyi ushobora kuba ukunda gusabira imipira ku mpande, yabona uburyo cyangwa se yabona abonye uburyo ashotamo agashota, afite ibishoti biremereye. Nicyo kintu